nitwa Tuyisenge Marie Rose abaniye mu murenge wa Mukamira abasenge hano kuri Centrale ya Kazuba. Yeje kubabwira ukuntu Yesu yakinye finale mu buzima bwanjye. Mu kwezi kwa 12 narwaye uburwayi bwo mu nda burambabaza cyane, noneho najya kwa muganga bakambwira ngo nama infection bakampa imiti ariko bikanga. Noneho naje kwa transfer njya kurishira ngezeyo bacisha mu cyuma barambwira ngo ninsiko. Ubwo bampaye imiti ndaza ndayinywa ariko mu nda biranga. Ubwo nsubiye kwa muganga arambwira ngo imiti banyandikiye ngo ntaduje n'uburwayi ngo bansanganye. Uwo muganga anyandikira ishinge 5. Amaze kuntera ishinge nye numva ntacyo biri gutanga, ndamubwira turwanya ntabwo nzaza kugwiteza ahubwo bwihorere. Ubwo naje nibera mu rugo mbaho ngaho igihe bigezaho ndavuga tureka nongere nsubire kwa muganga. Mu kwezi kwa 3 niho nongere nsubira kwa muganga, ubwo mpindura ibitaro. Ngeze kwa muganga bacishije mu cyuma barambwira ngo ngwaye ikibyimba kuri nyababyeyi. Noneho muganga wa mbere arambwira ngo kirimo imbere. Arambwira atari ko kubera ko kiri imbere nta bushobozi dufite twebwe turakohereza ku mujenekora ushinzwe abadamu, noneho ujyeyo abari we uzagira icyo gukorera. Ubwo nageze kuba mujenekoroge arambwira ngo kiri inyuma ngo ariko cyarakuze. Kubera ko nashakaga nko kwihagarika inkari zimwe zikajya hano izindi zikajya hano, mbese zikanga kuza najyo zikanga kuza kandi nkaribwa pe, bikagira igihe nkanga no kunywa amazi kuko najyaga nagira ngo ndazisunitse zimwe zikajya hano izindi zikajya hano, ariko bambwiye nyine ngo nipsi. Ubwo nageze kuba mujenekoroge arambwira ngo impamvu ikintu kiri kubitera gucyo kibyimba cyarakuze, noneho zisunikanya ababyeyi imwe ikagira uruhande rumwe indi ikajya ahandi ngo inkari zisibone ukuntu zibasha gusohoka. Ubwo yanyandikiye imiti arimpaye imiti ndaza ndayinywa, ariko imiti maze kuyinywa numva biranze. Barambwira ngo nije kwivuza mu bagorozi nabo bampa imiti ngo baragerageza. Ubwo naho nagiyeyo naho bampa imiti ndayinywa, nyirangije subira kwa muganga. Ngeze kwa muganga arambwira ati ikibyimba kiracyari cyose. Uvuga ati se maze gutanga amafaranga menshi kandi imiti yose narayinyoye ntacyo byatanze. Ubwo noneho mu isengesho ry'ubushize ryabereye kuri Busogo barakuze Imana ngo yakijije ababyeyi benshi ibibyimba byo mu nda. Nabwo ati Yesu nanjye ndi muri abo ngabo, nizeye ko ndi muri abo ngabo bakize, sinzasubira kujya kubuyindi miti. Ubu ngiye kwicara mu rugo nanjye ntegereze ko nanjye ndi muri abo ngabo bagiriwe neza. Ubwo nageze mu rugo mfata amazi y'umugisha niyo nagiye ndanywa, najya kuba nkavuga ati Yesu padiri yaravuze ngo aya mazi bazayakoresha azabagirira akamaro. Nicyo jambo navugaga, ubundi y'amazi nkayanywa. Ubwo hashize amezi 2 kuri tariki 30 z'ukwa 7 25 z'ukwezi kwa 7 nibwo dogiteri yambwiye ngo nzagaruke bongere barebe uko bimeze. Nasubiye kuri wa mujenekoroge ngezeyo abanza yakanda hano. Sema da turwaye ikibyimba. Ndavuga nase si wewe wansuzumye kandi sinakiboneye. Arongera arakanda ati nta kibyimba kirimo. Ndavuga ati ndabyemera ari uko nyijije mu cyuma nkongera nkareba. Kuko icyo cyuma cyabo kireba neza pe ukaba uri kubyirebera. Ubwo yasizemo akambwira ati nta kibyimba urwaye, nta nicyo wigeze urwara. Ndavuga ati kandi muganga waransuzumye. Ubwo ayitabwira ati mubyeyi itahire rwose warakize, ikibyimba cyaragiye cyarakize. Icyo nicyo ndi gushimira Imana ikina finale mu buzima bwacu. Nitwa Nyirarukundo Beatrice kabanturuka muri Santarari ya Kintobo, umuryango remezo wa Nyamugari paruwasi ya Busogo. Muri iriya minsi mu kwezi kwa 5 hari umwana mfite w'umuhungu yaraguye avunika igufa ry'ukuboko ry'iburyo. Ubwo noneho umwana baramujyana kwa muganga, nuko noneho babasha kumushiraho se. Bavuga ndi Imana Nyagasani uyu mwana iri gufa rizongera rifatane kuko afite imyaka 11. Ubwo noneho nkomeza kwiringira Imana ndavuga ndi rero Yesu hari abagenda gahisima yabere bayikuroho bagashira hiyini, none niweho niringiye uzakora umurimo n'ibitangaza. Ubwo noneho nkomeza gutegereza Imana ndayiringira. Mugihe bari baje mu mwiherero ahangaha kubera uwiwanje ari mu tsinda ry'impuhwe, mugihe nicaye hari umwana nyine mfite mukuru yaragiye kuza mu sengesho ry'impuhwe. Hari umwana tubanaga w'umusore aravuga ati yewe ati nubwo bwose mujaga gusenga atari ko njyewe nari ndi kwikurugutura ati hasigaye igiti kimvunikira mu gutwi. Ndavuga ati Imana ko nanze gusiga uyu nguyu ngo nje mwisengesho ry'impuhwe kubera ko atabona ukuntu yakwishakira ibyo kurya, none niyo nguyu akaba yavuniye igiti mu gutwi, none ibyo wanje ibyo kwayo ubu ndabigenza gute? Ndamubwira ndi none gira ukumbwira nibyo igiti cyakuvunikiye mu gutwi. Aravuga ati afite imyaka 19. Aravuga ati ntabwo ndi kukubesha ati ndi kwayura sindi no gushobora no kujya ntumba ibyo kurya. Ndavuga ndi none si uwiwanje kari musengesho ry'impuhwe ubu biragenda biti. None ndavuga ndi Yesu
niweho uri dogiteri mukuru uyu mwana dore yavunitse igufa ry'ukuboko none nk'uko umwana agiye ikazuba kabajanye icyo cyifuzo none n'iki ngiki reka cyandike ku gapapuro uyu mwana byombi abashe kubijana noneho ubwo ngubwo iwanje avuye gusenga namubwira ati nubwo nasigaye mu rugo ariko ndayizeye giti cyamuvunikiye mu gutwi ati sinone byabaho yaba ari aha ngaha ntijewe niringiye Imana kuko nahengerejemo nkakibura ubwo ndagenda mfata amazi y'umugisha amazi nuko ndagenda musukamo ndikomeza utegame amazi gagende gagereyo Yesu niwe dogiteri tarakibaga azabikuramo ubwo noneho nkomeza kwiringira Imana isengesho ribaye kavuga ati ntandaje gutanga ubuhamya ndaye igihe zangaruka zaza zacagiti ubwo noneho ndamubwira nti ongera wumve neza yuko kirimo nzaje gushima Imana ikazuba Kristo yaza kuzwi ubwo aravuga ati yewe ati nushaka uzaje gushima Imana ati ntacyo numvaga nkozagamo ikindi vumba caragiye ubwo rero hasigaye n'uwo mwana none ubu ngubu ari guterura ikiguruka akikorera akabasha gukora ibintu byose kuko atakoze ibizamini kubera ko atarashoboye kwandika ubu none bose barakize n'uwo muntu icyo giti cyavuyemo Yesu bose yarabakijije mu mpera Imana amashimwe Yesu nashimwe. Haleluya. Jewe nitwa Nyirankiranuye Domitira aho naturutse mu karere ka Musanze murenge wa Shingiro akagari ka Gakingo aho nsengera mu Badivantiste ubwo njewe Imana nkora ibitangaza uramfite umwana yarwaye afite imyaka 5 ubu afite imyaka 25 urwayi abumazemo imyaka 20 nta hantu ntabuje namujanye mu bitaro biranga mujana mu bitaro byigenga biranga bigeze igihe mujana mu banyaki mu b'ikinyarwanda nta muvuzi utaramuvuje bwasigaye bonye birandambiye nawe ari kwanga imiti arambwira ati wareka nkipfira nubundi ko ntazakira oya nti Yesu agufiteho umugambi ntabwo uzaburenda gupfa buno tinazi ko bazima bari kugenda njeyo napfa uko nkigendera ntoya bwasigaye nibwo umuvandimwe wanje yagiye kwa Yesu nyine impuhwe arambwira ati umuntu mujana isingeye kugukubitaho umugogoro wa muntu we ntoya umuntu ndahakadoko kwituma nako kwihagarika ubwo ndabimuguha gute bwasigaye aravuga ati njewe ndagiye ndagusengera ubwo nibwo numvishije ishengesho ry'impuhwe riraba kuri Busogonjayo nanarindwaye n'amaso Yesu ayingwaye yarayavuye yarayakijije ubwo ndongera nje mu shengesho ryo kumukingo ndanamujana n'akagare ke naramuterereje moto n'akagare ke ndagaterereza bwasigaye ngezeyo abakarismatiki Imana izabaho umugisha nibo banyakiye baramunterurira mutereka ku ntebe kagare ke kamaze kuza barongera baramuterura ubwo baramunterekera nkana imbere ubwo ariko umwana nkimukura mu rugo nabwiye Yesu ntumva rero Yesu ntutube Satani nkoze isoni kubera ko yinyaragaho bisi ukuntu ntutume Satani nkoze isoni Yesu yarabikoze ubwo hasigaye nibwo twagendaga ndongera nza hano mu sengesho rya hano n'ubundi ariko padiri aravuga ati hari umuntu wajaga ari abese arirangirizaho ibyo ngibyo nta kibikora Yesu yarabimukijije ndongera nza hano Kazuba padiri aravuga ati hari umuntu wari ufite uburwayi amaranye igihe kirekire afite n'akagare umwana kumuterura nabaga ntafite abantu bo kumunteruza akirirwa mu nzu noneho hari igihe cyageze cyo akarambya hasi kugira ngo aze kota akazuba agakubita inda hasi kagenda nk'inzoka bwasigaye padiri akimara kuvuga guco nagiye nizeye numva ko ari umwana wanje avuze ngeze mu rugo nti Yesu tore padiri yakore mu mukara mukoreyemo yavuze yuko uyu mwana wanje ari we yavuze Yesu zanyereka ibitangaza Yesu yanyereka ibitangaza ubu mwana ubu ari kwishira mu kagare akisohora hanze ubu nta mvura yamunyagira no kwisubiza mu nzu no kwisubiza mu nzu kandi kuva hanze kugera mu nzu hari akantu kakazamuka nje namusurikaga bikanga nkatabaza abantu ntimumfasha mwakabyaramo none ibindi bitangaza nabonye mu mezi gasize nagiye kubyuka mu gitondo kare ariko nkejo
mbese yasize nk'ibisi bibiri. Umuntu arambwira ati atugiye guhura na Yesu karakare mu museso. Njye ko mburaga nawe buri munsi. Ubwo hari abakozi biwanje bakoraga iwanje, ubwo ngiye kubona kandi umudive ngiye kubona mbona ishapure y'umweru irambitse imbere y'urugi mu muryango. Navuze nti Yesu arabari ibitangaza byawe araba atari ibitangaza bya Satani kakwakundi bazaga baraza kungerageza bakarazana ibintu hano mu rugo. Arabari ibitangaza byawe Yesu. Ubwo iyo shapure uko nuko nayibagiye banayizanye bakayihumugisha, ariko ninzagaruka hano ahariho hose nzaza mushegesho bw'impu nzayijana bayihumugisha. Yesu ibyo yakoze n'ibyo akoze n'ibyo azakora nashimwe mu ntara amase. Nitwa Dushimirimana Theoneste, nkaba nsengera muri Santarari y'Akazuba, Paruwasi ya Busogo, umuryango remezo wa Mukamira. Ndashima Nyagasani wankoreye ibitangaza, nisigaga amavuta namfateho nkakomeza kuba umweru, umuntu akagira ngo ntari amavuta nisize, umuntu akagira ngo ntabwo nakarabye. Nangije ngatekereza se Nyagasani nje ndisiga mu mesandire ko nanjye nagaragara, ariko nkomeza kwihangana. Ariko ndashima Nyagasani ko yanyijije. Tariki isengesho ry'ubushize ryabaye hano i Kazuba niho Nyagasani yanyijije iyo ntwara. Ubu ndi gushimira Imana. Murakoze. Nitwa Yafashije Etienne, naturutse muri Paruwasi ya Stella Marisi, Diyosezi ya Nyundo. Ndashimira Nyagasani ko yabanye natwe mu kwezi kwa mbere, ubwo twahuye n'ikibazo cy'umutekano mukeya kigaragaza. Ntabwo twabonaga icyerekezo cyo guhungiramo, twaravugaga ntituzaho ku Mukamira turasanga bahafashe. Turajya mu Kivu se biragenda gute, wenda hari amahitamo yo kujya i Karongi, ariko Nyagasani aravuga ati ibyo ngibyo mubindekere, arabitunganya. Ikindi shimira Nyagasani nanone ni uko kiriya gihe kiriza bya Serera byatugezeho, bikaduhirikira amacumbi twabagamo, ariko nyuma yaho yadufashije kongera kwiyubaka. Ikindi twashimira Imana nanone buriya Rubavu hakunze kuza ibihe bigoranye, ariko Nyagasani agenda yigaragaza, kuko nageze mu kwa mbere 2021 ikirunga cya Nyiragongo gihita kiruka. Ibihe by'imitingito nabyo ntabwo byari byoroshye, ariko Nyagasani yarigaragaje. Ikindi shimira Imana ni uko yamaye akazi nabwo mu buryo ntakekaga. Ikindi shimira Imana nanone mbere yo kubona akazi kafasha no mu myigire, narigaga ngeze muri segonderi mu mwaka wa 2, nza kugira uburwayi budasobanutse nkajya kwa muganga, nkajya mu by'igisambu. Kwa muganga ho bakabura indwara, mu by'igisambu tubona amarozi n'ibiki, bakaba imiti yose ndayinywa biranga. Ariko nyuma y'imyaka 5 abo niganaga nabo bararangije kwiga, Nyagasani akora igitangaza, ndahaguruka nsubira ku ishuri. Bigeze mu wa 3 nabwo birongera birivanga nyine. Benshi hano mwarize murabizi by'amashuri uko bigenda. Mu wa 3 nabwo Nyagasani yaranyigaragarije, ndagenda njya kwiga higa ariko ntayiyumvamo. Hasigaye ndangije mbona diplome, ubwo ndi kugenda bivunagura. Hasigaye hari abana nabonye bagiye guhisha amakaramu mugisha, ndavuga se ndibaza ni gute umuntu ashobora kuba azi ko mu mutwe nta kintu kirimo, ariko yahisha amakaramu mugisha kumva yuko arakora ibitangaza. Ndavuga ariko kubera ko bari bizeye, nanjye reka mbigane ino diplome mbonye nje kwihesha umugisha. Byarabaye rero muri Covid 2020, diplome bwa mbere ndagenda njya kuri Paruwasi nsanga huzuye, bwa kabiri ngiye mu kwa 11 Padiri ayiha umugisha ndaribika. Mu kwa mbere rero 2021 bitabona akazi. Imana yacu ishimwe, dukunda isengesho, Yesu ni muzima mu sakramento y'Eucharistie. Kristo Yesu
Kristo akuzwe. Hari umuvandimwe wo muri santere ya Kintobo unabarizwa kuyikora, ari gushimira Imana kuko shitani yamuteraga mu rugo nijoro ikamujyana mu nyanja. Aje mu isengesho Padiri amuvugaho, ubwo nyine inyanja ndayisubiyemo, Imana yaramukijije. Ariko ntibyakira ngo shitani yakoze andi mayere ikajya imuraza mu bantu bapfuye. Nabwo aza mu isengesho Padiri abivugaho ko uwo muntu yakize, ubu byose yarabikize. Icya gatatu ashimira Imana, ibyo bivuyeho shitani muteza ibinyabwoya mu rugo rwiwe. Saa 12 za nimugoroba byinjiraga mu rugo, saa 11 za mu gitondo bikagenda. None waza mu isengesho nabyo Yesu abimwamururaho, ari kubishimira Imana, umuha Imana amashi. Undi ushimira Imana ni umukristo wo muri santere ya Kintobo, ntabivuze izina. Arashimira Imana ko yarinze Padiri muri iriya mpanuka yabaye n'ababikira, kandi agashimira Imana ko imbaga nyamwinshi yari igiye kuhasiga ubuzima Imana yirengeye. Ngo mumufashe gushima Imana uwo muvandimwe.